duherukana abana ba Kindigiti babohereje ku bitaro bikuru kubera indwara ziterwa n'imirire mibi. Ubu bimeze bite? Nimukurikira umukino. Waramutse neza madame. Waramutse dogiteri. Bawicaye kuri iyi ntebe banze nsuzuma aba bana. Nta kibazo rwose. Cyose madame, witwa ndubundi? Nitwa Helena. Helena we, kuki utagaburiye abana bawe indyo yuzuye koko? Kugeza ubwo urwaza bwaki ikomeye? Urabizi ko bwaki ari indwara iterwa n'imirire mibi? Yewe, ndabizi ariko sinajyaga mbitekereza. Mwabuze iki ku buryo abana baremba bigezaho kubohereza ku bitaro bikuru? Uzi icyo yabishatse kuvuga ubwo? Oya. Bishatse kuvuga ko indwara yabo irenze ubushobozi bw'ikigo nderabuzima. Mana we. Urumva batari baciye mu myanya y'intoki? Erega muga, ntabwo nanze kugaburira abana banjye kuko sinabima ibyo kurya. Ahubwo nta bushobozi bwo kubagaburira indyo yuzuye mfite rwose. Ngo nta bushobozi ufite koko? Nukuri pe, ntabwo nakwiyorobekaho. None se madame, uriya mwaraye muzanye gutwaje umwana muri aba bana se ni umugabo wawe? Ni umugabo wanjye. None se ko nabonye nta bumuga afite? Afite n'imbaraga. Nayo ntambona ari uko. Wowe yarabimbwira ko nta bushobozi bwo kugaburira abana banyu mufite. Nyine kubera ukuntu ari ndahekana nabuze umwanya wo kubakorera pe. N'impamvu sinakubeshya. Ubwo rero nubwo busabusa butarimo indyo yuzuye buba bwavuye mu cyuya cy'umugabo wanjye wenyine. Hakaba n'igihe atashye amara amasa rwose. Ubwo se mufite abana bangahe? Mfite abana 5. Yego bana. Umukuru angana ate? Afite imyaka 7. Yewe, ntabwo ubona umwanya wo kubakorera koko. None se Helena, Karame, ko mbona ukiri muto ushobora kongera kubyara, kuki udakoresha uburyo bwo guteganya imbyaro? Yewe, aho mbuze igisubizo. Ubu se niba 5 bakunaniye, ntabwo ufite bw'uko hashobora kuziyongeraho n'abandi 5 koko? Na bwa busabusa bavugaga ukabuburira rimwe? Nimutitabira gahunda yo guteganya imbyaro rero ngo mukoreshe uburyo bwabafasha, n'ubundi muzakomeza mubyara mutazashobora kurera. Akazi kanyu kaba ko kubyara gusa. Ubundi ingaruka nazo ziba izo guhora murwaza bwaki, umwe ku wundi kubera kutabonera indyo yuzuye. Kandi binabaheze mu bukene kubera guhora kwa muganga mwarwaje abana nta n'icyo mwikorera. Urumva ibyo bikwiye? Yewe, njyewe ndakumva ndetse cyane. Okay, reka njye kureba abandi barwayi rero. Umugabo we nagaruka mu biganireho. Hanyuma mufatire umuryango wanyu umwanzuro. Kandi nimukenera kugira icyo musobanuza, mu midugudu hari abajyanama b'ubuzima, hakaba n'abafasha b'ingo bakorera ku bigo nderabuzima ndetse na paruwasi gatolika. Nimubegera bazabafasha mu guteganya imbyaro hakoreshejwe uburyo bwa kamere. Yego koko, ku kigo nderabuzima cyacu naho hariyo mukesha. Mubegere rero babafashe muri iyo gahunda yo guteganya imbyaro. Uraho Sheila? Muraho neza mama Ganza. Apu, niyo wivugira amahigari. Ibyo kunyita mu maganza niba ari uko ntabyumva kenshi, numva ari undi bavuze. Haribagirwa Sheila. Ndakumva. Ukabyara we, mfasha unshakira umwarimu. Usiga ufite ikigo cy'ishuri se? Niko marigari. Urashaka bari mu bigisha mu wakangaye cyangwa se bigisha irihe somo? Reka nta kigo ngira da. Hanjye sara? Ahubwo ni umuntu wasabye kumushakira umwarimu umwigishiriza abana kwiga. Cyesha uramuzi? Harya n'uwuye? Wa mudamu ufite umugabo w'umudiregiteri w'ikigo cy'amashuri. Wa mama ukora ku kigo nderabuzima? Ejo yansabye kumushakira umwarimu uzajya umwigishiriza abana be kuri diswara. Niko kumubwira ko nzamubariza. Ubwo rero ni wowe mpereyeho. Shakira mu bantu muziranye. Kandi ntuzampangike. Uzampa umuntu ubishoboye. Yesu we, amata bya amavuta ahubwo genda manura. Imana irankunda koko. Uruzi se Sheila? Umvara, njyewe ntanga akazi ku bandi kandi nanjye ubushomeri bunyishe. Nagakoze se ko katananira. Ujya se washobora kwigisha abantu? Mbega ngo Imana irankunda, icyananira n'iki se ahubwo? Erega buriya hari n'abandi maze igihe nigisha. Ariko wanabishobora da? Uri n'umunyabwenge ndabizi. Uretse ko numvaga abakobwa nkawe mwamwishakira kwicarira mu biro. Ariko ntusetse mama Ganza, ubwo z'ibyo biro byicayemo. Wa mugani.
ahubwo se urankuzana Mukesha ryari ko numva ntinze gutangira akazi. Mukesha rero izi saha byagorana kumubona. Cyakora mu masaha ya pause akunze kucaho kuri butike yanjye akansuhuza akabona kujya ku kazi. Ubwo waza kuza kuri butike mu masaha ya saa sita. Ahubwo se ubu siho ugiye? Niho ngiye rwose. N'ubundi nanjye nuko duhuriye mu nzira ariko niho narinje. Nje kugura akamambiri zo nogeragamo zacitse. Ubwo rero aho kugira ngo nsubire mu rugo nze kugaruka, ahubwo twagumana, washaka rwose nkanagufasha gucuruza ariko nkamutegereza. Ariko disi wari ukeneye akazi koko. Tambuka rero umubyeyi mu cyumba nta kibazo muke. Mu cyumba cy'abashakanye koko kwihanga. Solange mubwire niba afite akabara kaze muri salo. Oya ntabwo ari mu cyumba cyacu. Ni ikindi cyumba twamutindiyemo ikirere. Ahubwo rero ngaho tugende. Nawe tube turi kumwe ariko kuko byanze bikunze ndamuganiriza ibibareba mwembi. Nta kibazo rwose. Solange we. Karame. Dufite umushyitsi sha. Mukesha aje kudusura. Yo, ikaze Mukesha we. Ikaze rwose. Impundu rwose we. Ni mwonkwe Solange we, ni mwonkwe shenge. Ibyo gusubirayo nta mahwa byose nabivuga aka kanya. Reka da, haracyari igihe. Tukuze Imana ikize muke. Rwose mu mpikiri hafi mwe kwigora. Yego. Sora, wenda gahinda se mumeze neza? Yego tumeze neza nukuri. Basa neza cyane bameze neza. Bega neza wagira ngo ni kwihangana wikojeje baragarutse. Ariko uziko mu kanya mba mbona ari kwihangana musa. Rwose. Ubundi nkabona ninjye dusa. Musheri umwana asa nanjye rwose rwa n'amasoso ni ngiwe. Rero mwaje ku kigo nderabuzima nagiye gukorera ubutumwa hanze yacyo. Yego. N'igihe ngarukiye ku kazi nsanga namwe mwatashye. Muri make twarabisikanye. Ariko namenye ko mwabyaye ndavuga nti ndabageraho. None ndaje. Urakoze cyane mubyeyi. Ubwo rero nagombaga kuza gutanga impundu. Nibyo rwose. Ariko noneho no kugira ngo twongere tuganire kuri gahunda yo guteganya ibyaro. Yego. Tuvuga duherukana mwari mwavuze ko muzakoresha uburyo bwo konsa. Sibyo? Ari bwo buryo bwa mama. Koko rero iki nicyo gihe. Yewe natwe twabizirikanaga rwose. Rata nubwo twabizirikana gutuvunnya amaguru. Kuko ejo isaha n'isaha ari kugusanga ku kazi n'urupapuro n'ikaramu. Muje kugira ibyo ngusobanuza. Yewe ndahibereye noneho rwose. Ubusunda meyamera hera. Reka nkorohereza. Nyorohereza rwose. Nk'uko ubwo duherukana mu gitwite twabiganiriyeho, uburyo bwa kamere bwo guteganya ibyaro bwo konsa aribwo bita mama. Ni uburyo bukoreshwa n'umugore ukimara kubyara wujuje ibyangombwa bikurikira. Aho niho nshaka cyane rero. Mbere yego umubyeyi agomba kuba atarakurira umwana, mbese nyine atarongera kubona imihango nyuma yo kubyara. Icya kabiri, umwana agomba kuba atunzwe n'ibere ryonyine kugeza ku mezi 6 avutse. Murabyumva? Nta kindi umuvangira uretse imiti yandikiwe na muganga. Noneho icya gatatu, umwana agomba kuba atararenza amezi 6 avutse. Hanyuma se nka umunsi wose ntaruhuka? Ugomba konsa umwana byibura inshuro 8 ku munsi. Ni ukuvuga inshuro imwe mu masaha 3. Ariko bitabujije ko n'ikindi gihe icyo ari cyo cyose umwana ashakiye konka wamwonsa. Yampaye inka da. Nubwo bitoroshye da. Ugomba kandi gushyira umwana ku ibere rimwe akaryonka kugeza igihe arihumuje. Urumva? Ukabona kumushyira ku rindi naryo akarihumuza. Ayiwe muke. Ubwo icyo gituza nazakibona koko. Ubwo iki? Amabere azahita amasogisi neza neza. Umva uyu nawe rwose. Guteganya imbyaro ni ikibazo cy'umuryango, si ikibazo cy'ubusirimu madame. Nta busirimu ushaka. Abumve neza. Kwihangana bivuze neza rwose. None se muke, mubyeyi ukoresha uburyo bwa mama yakuriye umwana bigenda bite? Urakoze cyane kwihangana. Yego. Niba nibuka neza ubushize narabibasobanuriye. Mbabwira ko umugore ukoresha uburyo bwa mama muri biriya byangombwa 3 iyo havuyemo kimwe aba atakemerewe gukomeza kubukoresha. Kandi koko di
urumva rero ko nimukurira umwana muzaba mutacyujuje ibyangombwa. Icyo gihe muzihutira kuza hano ku kigo nderabuzima muhitemo ubundi buryo mushobora gukoresha. cyane ko hari n'ubundi buryo bwinshi nyine. mwibuke kandi ko kugira ngo umubyeyi agubwe neza abone amashereka ahagije ko akwiye kubona indyo yuzuye. hakazamo kuruhuka neza, kwirinda umuhangayiko, ntibikabe rwose, kugira isuku yaba ku mwana no ku mubyeyi. ikindi kandi kwihangana. ndakumva mubyeyi. ugomba gushaka amafunguro no kuba hafi y'umwana na nyina. ngo Solange umwibarize nakwibagirwa ikindi. Solange Gasaro kanjye wambyariye imfura ngahindura izina nkitwa umubyeyi. ntabiso nakwita kuri nzakwitaho n'izina ry'Imana. kwihangana nawe rwose. nuko njye nitereye nyine. hanyuma rero nyuma y'ukwezi n'igice muzibuke kuza ku kigo nderabuzima mu rwego rwo gukurikirana uburyo mwahisemo gukoresha. munabonereho gukingiza umwana urukingo rw'ukwezi n'igice. hariya ngo nyuma y'ukwezi n'igice. yego, reka mbyandike ahantu azabyibagirwa. rwose. Sheila, ese we nijye usifura gutyo mu muhanda? ariko nanjye unyise we kandi narakubwiye izina ryanjye. wabaye kimwe kimwe. basi mbabarira niba utabikunda ntabwo nzongera. sawa ndakubabariye David. uvuga Dave. Dave ntari nabyibagiwe. Dave nanjye mbabariye niba nakwise we nkirengagiza izina ryawe. burya bwose izina ryanjye uracyaryibuka? uretse n'izina ryawe nibyo nize muri primaire ndacyabyibuka nkaswe. ndetse ko ugaragara nk'umuhanga da ntabwo byantangaza. ufite mu mutwe wafungutse rwose. urakoze. uzi ikirenze kuri ibyo ni uko ukiri na muto. nk'ubu ugize amahirwe yo kujya ku mwanya w'ubuyobozi runaka rwose wagira umwanya wo guhindura byinshi mu iterambere ry'igihugu. urakoze cyane Dave. ngaho mbwira icyo wanshakiraga kuko byanze bikunze ntiwasivuraga kuri yari ushaka kumbwira. nyine nashakaga kukubaza niba na n'ubu nta mazu akodeshwa araboneka mu gipangu cyanyu. se sha ubu ngubu noneho irahari. niyihe muri za zindi se? intuzi yayindi nakweretse ubushize. wa mupanga yaraye yimutse. nuko nabyutse nihugiyeho nkibagirwa kuguhamagara ngo nkubwire unshakire undi uyijyamo. apo birakemutse nanjye ndongenda ariye. none se mbwira Sheila, ndakumva. ukeneye ko nkuzanira umusiribateri cyangwa n'umuryango nta kibazo? ariko kubera ko iri idafite ibyumba byinshi ndumva umusiribateri ari byo byiza. umukobwa cyangwa umusore? ego uko ari we wese pe. icy'ingenzi ni uko nyishyura. ese ugiye kure ntabwo nakugomesheje? oya nahingiye kureba mukeshi wabo hari ibyo nshaka ko tuganiraho. uwaguherekeza se? ngaho da ugeze kandi nkubwiye ko hari ibyo tugiye kuganira. Sheila, karame ntakubeshye uri mwiza pe. mbiswa nigendera abahungu ndabazi. ibyo nkubwira si amagambo y'abahungu Sheila. ndakubwira ukuri kugaragarira benshi. maze sinatinya kukubwira ko ari musanze ari we mukobwa mwiza dufite inahitekana. wikabya se honyine nakwihoreye kugira ngo ibyo binyoma byamfate. ntabwo ari ibinyoma, ni ukuri. imitekerereze yawe, imiterere yawe, uburyo uvuga, ingendo yawe, indeshyo, uburanga, byose uza ku mwanya wa mbere. urakoze ngaho wirirwe. ubwo nzumva umbwiye ko unzaniye umupangayi. humura nzamuzana ko ariko kazi kanjye se. none se Sheila, ndakumva. wanyemerera tukanyurana ahantu tugasangira agafanta ko numva hari byinshi nshaka ko tuganira? oya nta mwanya mfite Dave. genda rwose. ntabwo dutinda ni ukuri. oya yewe hari aho ngiye gushaka ikiraka cyo kwigisha abana kuru. wawu, sinakubwiye ko uri umunyabwenge ukabyitaho abahungu. basese mbwira ngutumiye gusangira nanjye ejo byagushobokera? dogiteri agiriye Helene inama yo kuganira n'umugabo we bakitabira gahunda yo guteganya imbyaro. azabimubwira byemere sera naho ubutaha. ikinamico inkingi y'amahoro muyigezwaho na Caritas Rwanda ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku nkunga y'umushinga Enabel.
itambuka kuri radiyo rwanda kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ku wa mbere no ku wa kabiri ni saa 12:15 z'umugoroba, ku wa gatatu ni saa 12:45 z'umugoroba, ku wa kane ni saa 11:45 z'umugoroba, naho ku wa gatanu ni saa 2:15 z'ijoro. Inkingi y'amahoro.